agahinda abagaragu ba Islam, nitwisubireho tugaruke ku muco w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, dore yuko nta waranzwe n'imico yaranzwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ngabure kugira ubuzima bwiza. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, dutangiye dushimira Allah tabaraka wa ta'ala iherezo ryiza n'ubuzima bwiza biri kuri babandi bagandukira Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, bagatinya Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Amahoro n'imigisha n'imbabazi bya Allah tabaraka wa ta'ala nibisakare ku mukunzi wacu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, we nabiwe n'abamukurikiye. Dusaba Allah tabaraka wa ta'ala ko yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Bavandimwe wa Islam, Allah tabaraka wa ta'ala muri Qur'an aratugira inama tubwira ati inna lilmuttaqina mafaza, ati mukuri babandi batinya Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala bakagandukira Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, abo ngabo nibo bafite insinzi yaba muri ubuzima bw'ahangaha kuri iyi si ndetse n'ubuzima bwa akhira abagaragu ba Islam. Bityo rero ndabagira inama yo gutinya Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala, nanjye nisize, kubera yuko nibyo bizadufasha kugirana umubano mwiza n'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Bavandimwe ba Islam, uyu ni wa mwanya dufata tukibukiranya ku magambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Uno munsi bavandimwe ba Islam turibukiranya kuri hadith y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Bavandimwe ba Islam, Abi Hurayra Imana imwishimiye yaravuze ati intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, Imana ihereza amahoro n'imigisha, yaravuze iti ndarahira kuri wa wundi ufite roho yanjye mu biganza byiwe, ati la tadkhuluna aljannata, ati ntiyateze kuzinjira mu busitani bwa Allah tabaraka wa ta'ala. La tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, ntateze kuzinjira muri aljanna keretse abanje kwemera Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaragu ba Islam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama irimo iratugira inama itubwira yuko wa wundi ushaka kwinjira muri aljanna biramusaba yuko agomba kurangwa n'umwambaro wo kwemera Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. La tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, ati ntazinjira mu busitani bw'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala keretse abanje kwemera Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabu, kandi ntabwo yagera ku rwego rwo kwemera Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala ataranzwe n'umuco wo kugira urukundo, ataranzwe n'umuco urangwa n'abemeramana wo gukundana kubera Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama irangije ikomeza hadithi ivuga iti awala adullukum ala shay'in, ese mbarangire ikintu runaka, ese mbabwire ikintu runaka, idha fa'altumuhu tahabbtum, muramutse mugikoze cyaza n'urukundo hagati yanyu, muramutse muranzwe nacyo cyazana urukundo hagati yanyu nk'abemeramana. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama irangije iravuga iti afshu salama bainakum, mujye mwifurizanya amahoro hagati yanyu. Uyu ni umuco wagakwiriye kurangwa n'abemeramana, ariko muri iki gihe usigaye usanga umuyisilamu anyura kuri mugenzi wiwe nk'aho atamuzi. Biteye agahinda abagaragu ba Islam, nitwisubireho tugaruke ku muco w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, dore yuko nta waranzwe
n'imico yaranzwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, ngabure kugira ubuzima bwiza, ngabure kugira n'umubano n'abagenzi biwe. Bagaragu ba Islam, muri hadith irikwa عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب7 ونهانا عن 7. atubwira yuko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabategetse ibintu birindwi irangije ibabuza ibindi bintu birindwi. No muri ibyo ngibyo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yabategetse harimo kwifurizanya amahoro hagati y'abemeramana bagaragu ba Islam. Bityo rero birakwiye yuko tugwiriye kurangwa n'uyu muco mwiza waranzwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ndetse n'ababandi bamukurikiye. Tunasaba Allah tabaraka wa ta'ala ko yakomeza kudushira muri babandi bakwiriye kurangwa n'umuco w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma amin. Bagaragu ba Islam, hadithi dusozerezaho ni hadithi irikwa Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul islam khair قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadith yakiriwe na Abdullah ibn Amr, Imana imwishimire we na se, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, umwe mu bagabo yabajije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, arayibaza ati: ubuislamu bwiza nubuhe ya Rasulullah? ubuislamu bwiza, ubuislamu buboneye nubuhe ya Rasulullah? Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama irangije iramubwira iti: tut'imu at'ama, ubuislamu bwiza nukugaburira abashonje. Muvandimwe wa Islam, ndagira ngo wumve iyi hadithi nurangiza usabe Allah tabaraka wa ta'ala ko yaguhereza ubuislamu nk'ubu ngubu. Ubuislamu bwiza nukugaburira abashonje. Bavandimwe ba Islam, wataqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rifa, warangiza ukifuriza amahoro abuzi ndetse n'abutazi. Mugaragu mu Islam, ugatorera isalamu yaba uwuzi mu bemeramana ndetse n'utazi ukamutorera isalamu. Atari ibingibi byatiye muri iki gihe bagaragu ba Islam, ubona umuntu bitewe n'icyubahiro Allah tabaraka wa ta'ala yamuhaye akaba aribwo wifuza ko wamutorera isalamu. Wabona wa muislamu uri hasi mu buzima bwo hasi ukumva yuko wamucaho utamuhaye isalamu, ubwo ngubwo ntago ari ubuislamu. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iradutoza yuko tugomba kwifuriza amahoro abo tuzi ndetse nabo tutazi. Dusabe Allah tabaraka wa ta'ala ko yakomeza kuduhereza umuco mwiza tukigira ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tunasaba Allah tabaraka wa ta'ala ko yazaduhereza iherezo ryiza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.